Icyubahiro cy'inzu ya nyuma kizaruta icy'iya mbere. Icyubahiro cy'inzu ya nyuma kizaruta icy'iya mbere. Iby'inzige zariye Imana izabigarura. Iby'inzige zariye Imana izabigarura. Nitwa Dana Kamugisha, ndi umuramyi, nsengera mu rusengero rwa New Life Bible Church. Ndi umumama, ndubatse, mfite umutware n'abana. Icyo ni icyanditswe, ijambo ry'Imana ariko ritubwira ko ubwiza bw'inzu ya nyuma buzaruta ubw'inzu ya mbere. Ni ukuvuga ngo itorero rya Kristo rigenda riva mu bwiza rijya mu bundi. Natwe iyo ndirimbo nayiririmbanye n'umukozi w'Imana witwa Dorcas, twumvaga turi muri ibyo bihe byo kuvuga ngo Mana tugarurire icyo gihe. Hari n'ahantu tuvuga ngo iby'inzige zariye Imana izabigarura. Rero twumvaga turi mu gihe cyo gusenga tuvuga ngo Mana reka ubwiza bwawe bugaragare cyane, reka icyubahiro cyawe kigaragare cyane, reka iby'inzige zariye Mana ubigarure. Nuko Yesu mufitiye umwenda. Yesu wanjye njyewe mufitiye umwenda, kuko Yesu yankoreye ibintu byinshi cyane ku musaraba. Urupfu yapfuye rwansizemo umwenda uzatuma mpora muririmbira muramya. Niyo hari ibyo naba namusabye akaba atarabimpa, nta kintu na kimwe bigabanya kumuririmbira no kumukunda no kumushaka no kumuramya no kumuhimbaza. So mpora numva mufitiye umwenda, niyo mpamvu mfite imbaraga zo guhora ndamya niyo naba nca mu bintu bikomeye cyane. Prophetic Concert. Mu gihe kitari icya kera Imana yampaye indirimbo zigeze nko kuri enye. Eshatu zari indirimbo z'ubuhanuzi. Imana yazidownloadingaga kwa kundi ugira inspiration kumva indirimbo zirimo kuba downloaded muri wowe ariko ziri prophetic. Imwe niyo ngiyo ivuga ngo icyubahiro cy'inzu ya nyuma kizaruta icy'iya mbere, iby'inzige zariye Imana izabigarura. Hari n'indi ndirimbo ivuga ngo chorus ya ivuga ko yego ni yego, ariko verses ni kiriya cyanditswe cyo muri Isaya 43 murongo wa 19. None se hari amoko menshi y'ubuhanuzi? Icyo kibazo nawe nduva kincanze, ariko ndagerageza. Ubuhanuzi bwa mbere ni ubuhanuzi bwatangiriye mu ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera bahanura ko Yesu azaza. Ubu ngubu ubuhanuzi buhari nuko Yesu Kristo nanone azaza akagaruka gutwara itorero. Ngiye nemera ubuhanuzi bushingiye mu ijambo ry'Imana. So ubuhanuzi butari mu ijambo burangora. Prophetic Concert izabikaze. Wabonye umupira nambaye wanditseho Revival Mass Choir? Revival Mass Choir, hano inyuma mu mugongo handitsemo Prophetic Concert. Bishatse kuvuga ko tuzalaunchinga kwaya nshyashya cyangwa korali nshyashya yitwa Revival Mass Choir, cyangwa se ububyutse korali, gutyo niko bisobanuye mu Kinyarwanda. Ahasigaye abandi tuzaturi kumwe na Serge Yamuremye, tuzaturi kumwe na Wamahoro Gogo, uramuherutse, Dina Wera, tuzaturi kumwe na Dorcas Ashimwe, Sam Muvunyi, Sam Rwibasira. Ewana abandi nturimo kubabona kuri poster, ariko ni benshi kandi bizaba ari biryoshye. Uburyo twasetinze ni surprise kuri buri muntu wese, kuko ukuntu tuzabigenza bizaba bidasanzwe. Kwinjira ntabwo ari amafaranga, twabigize free. Bizabira mu rusengero rwa New Life Bible Church. Ni church iri hariya, n'urusengero ruri hariya Kicukiro Kagarama. Abantu benshi bamaze kuhamenya. Iyo ugeze Kicukiro centre, umuntu wari wese wabaza yahakuyobora. So bizatangira saa 9 itariki 16 z'uku kwezi kwa gatandatu guhera saa 9
tuzaba dutangiye na DJ Spin azaba hari n'abandi bantu benshi tuzafatanya. Karibu.